Iyi ni ingando online muteze amatwi. Mbahaye ikaze mwebwe mudukurikiye ari bwo bwa mbere, namwe mudukurikiye mwarakoze subscribe, namwe mutarayikora ariko mukamukunda ibiganiro twagezaho. Uretse kuba mwadusanga hano kuri YouTube, mushobora no kudusanga kuri page yacu ya Facebook yitwa ingando online, cyangwa mukadusanga kuri Instagram. Mu rugendo dukomeje rwo kubagezaho ibiganiro bitandukanye, dukomereje ku kiganiro kigaruka ku bintu bibi abantu benshi bakunda gukora nyuma yo kurya batitaye ku ngaruka zabyo cyangwa ntibabyiteho biturutse ku butamenya. Hafi y'ibinyabuzima byose bituye kuri iyi si natwe turimo, kugira ngo bibeho ni ngombwa ko bibanza kurya kugira ngo bikure kandi byororoke. Gusa kurya ni kimwe, gukura bikaba ikindi, no kororoka bikaba ikindi. Niba tuvuze kurya, tugomba no kwibaza ibi bibazo: wariye iki? Ibyo wariye bikomoka ku ki? Ibyo wariye wabitunganije ute? Wabiririye ku ki? Ni iki cyabaye urangije kurya kandi nyuma yo kurya wumvisha umeze ute? Niba wumva ko kurya neza bikenewe ariko ukaba utizera ko ugomba kwita ku byo ugomba gukora mbere yo kurya n'ibyo utagomba gukora nyuma yo kurya, waba wibeshya. Kuko ibyo dukora mbere yo kurya n'ibyo dukora nyuma yo kurya byose bitugiraho ingaruka mu buryo butandukanye. Ukeneye gusobanukirwa ko hari ibintu runaka ugomba kwitondera. Icya mbere, si byiza kurangiza kurya ngo uhite ujya kuryama. Rimwe na rimwe hari igihe ugera mu rugo unaniwe mu masaha ya nimugoroba, akaba nta kindi kintu wumva ushaka gukora kubera umunaniro. Muri icyo gihe nta kindi kintu uba utekereza gukora keretse gufata ifunguro rya nijoro. Mu gihe bimeze uku, umuntu akarya yarangiza ako kanya agahita ajya kuryama, haba hari ibyago byinshi yuko umuntu ubikora adasinzira neza, kubera bituma igifu kidakora igogora mu buryo bukwiye. Reka turebe uko bigenda iyo umuntu ariye agahita ajya kuryama ako kanya. Ubundi igogora rihera mu kanwa, aho ritangirana n'igihe umuntu aba arimo guhekenya ibiryo. Iyo ibi birangiye nk'uko twese tubizi, ibiryo bica mu muhogo bikagera mu gifu. Ibyo tumaze kurya iyo bigeze mu gifu, igifu gitangira umurimo w'igogora. Igogora ni uburyo igifu gitunganyamo ibyo tumaze kurya, kikabihindura imiterere ku buryo bishobora kuvamo intungamubiri zijya mu mubiri wacu. Igogora ritangira ugishyira ibyo kurya mu kanwa ukabihekenya, wakumva urangije guhekenya ukamira, ibiryo bikanyura mu muhogo bikagera mu gifu. Iyo bimaze kugera mu gifu, kirabisya kikabihinduramo ibimeze nk'amatembabuzi afashe, maze kigahita kibyohereza mu rura rutoya. Muri iki gihe bya biryo byahinduwemo ibimeze nk'uruvange rw'amatembabuzi afashe, biba bigiye gufata urugendo rwa metero 6 mu rura rutoya, aho rutangira kunyunyuzamo intungamubiri zose ziba zigomba kujya mu maraso kugira ngo zibone uko zikora akazi kazo ko gutunga umubiri. Iyo ibi birangiye, urura rutoya rwohereza bya bisigarizwa mu rura runini, aho biba biri bufata urugendo rwa metero 1.5 bikabona ubusohoka. Nibura ibiryo bimara amasaha 4 mu gifu, nyuma y'amasaha 4 kikabyohereza mu rura rutoya, aho bimaramo byibuze hagati y'amasaha 3 n'amasaha 4 birimo gukurwamo intungamubiri mbere y'uko bigera mu rura runini. Ibiryo tubirya bikomeye, tukabanza kubikanjakanja kugira ngo tugabanye ubukomere bwabyo mbere y'uko tubyohereza mu gifu. Gusa ibi ntibiba bihagije. Igifu kugira ngo gishobore kugogora cyifashisha ibyitwa acide gastrique mu rurimi rw'igifaransa. Iyi acide gastrique y'ubwayo iyo itari mu gifu iratwika. Iyo rero urangije kurya ugahita ujya kuryama, kubera kuba wirambitse, iyi imvubura zirekura acide gastrique zirekuye ihita itemba imeze nk'igaruka inyuma mu muhogo, ikaba yagira byinshi yangiza. Zimwe mu ngaruka z'ako kanya zihita zigaragara ni uko umuntu yumva ameze nk'urwaye ikirungurira, cyangwa agatura ubwangati, cyangwa kumva ameze nk'umuntu uri gushya mu kameme aho inzira icamo ibiryo yinjirira mu gifu. Izi ngaruka zishobora kugaragara ako kanya
ariko kuko iyo urya kuryama ushobora kutazumva. Uko ugenda ubikora inshuro nyinshi niko bigenda biteza ibindi bibazo bigaragara nyuma y'igihe kinini, harimo nko gukunda kurwara ikirungurira, gukunda kugira isesemi, gukunda gutumba inda mu masaha ya nimugoroba akabeho kaje, cyangwa bikaba byanateza akantu k'agakorora kadakira gahoraho. Mu rwego rwo kwirinda ibi, impuguke zitanga inama y'uko umuntu yajya arya kare, nibura agategereza isaha imwe nyuma yo kurya akabona kujya kuryama. Mu byumvikana, kurya ugahita ujya kuryama ni bibi, yaba ku manywa cyangwa nijoro. Aho guhita ujya kuryama wareba televiziyo cyangwa ugacatinga n'inshuti n'umuryango, cyangwa ugasoma amakuru cyangwa ibitabo, cyangwa ukareba akandi kantu wahugiramo gatuma udasinzira. Gusa kugira ngo ibi bikunde ni uko waba wariye kare ukaza kujya kuryama kare, kugira ngo bidatuma ubyukana umunaniro mu gitondo. Ikindi cya kabiri ugomba kwirinda urangije kurya ni uguhita ujya koga. Abahanga mu by'ubuzima bavuga ko kurangiza kurya ugahita ujya koga atari umugenzo mwiza, kuko nabyo bibangamira igogora. Igogora risaba imbaraga nyinshi n'ingano nyinshi y'amaraso atembera mu bice bigize igifu kugira ngo gishobore gukora neza. Iyo rero urangije kurya ugahita ujya koga, bigabanya amaraso atembera mu bice bigize igifu, bikagabanya ubushyuhe bw'umubiri, ibi bikabangamira igogora. Abahanga bakomeza bavuga ko byibuze niba ushaka koga wajya woga mbere yo kurya cyangwa ukoga nyuma yo kurya mu minota iri hagati ya 30 na 45 urangije gufata amafunguro. Icya gatatu ni uko ugomba kwirinda kunywa icyayi cyangwa ikawa mu gihe urimo kurya. Nubwo abantu benshi tubikunda kurya, iruhande rwawe hateretse agatasi k'icyayi cyangwa ikawa, ukarya ugasomeza cyangwa ukaza kubinywa ukirangiza kurya, ariko zimwe mu mpuguke mu by'ubuzima zivuga ko nabyo bidakwiye. Byibuze uba ugomba kunywa icyayi mbere y'isaha cyangwa ukakinywa nyuma y'isaha urangije gufata amafunguro. Icya kane uba ugomba kwirinda nyuma yo kurya ni ukwirinda kurangiza kurya ugahita uhaguruka ukagenda. Bitewe n'imiterere y'icyo buri wese akora, hari igihe usanga ufite isaha imwe yo kuruhuka mu gihe cya saa sita. Iyo saha urayifatamo iminota yo kujya mu rugo cyangwa muri resitora gufata amafunguro, uyifatemo n'indi minota yo kuza kugaruka ku kazi. Igihe cyo kuruhuka iyo cyabaye gito, uretse kuba bigira ingaruka ku mubiri wacu, binagira ingaruka ku musaruro umukozi uwo ari we wese agera ku kazi iyo atabonye umwanya uhagije wo kuruhuka. Ntabwo wenda ari ubwa mbere wumvishe ko hari impanuka zabayeho ziturutse ku munaniro w'abashoferi basinziriye mu gihe bari batwaye, bakaza kwisanga mu bitaro cyangwa bakagendera ko. Ni byiza rero ko nyuma yo kurya umuntu aba atagomba guhita afata urugendo, ahubwo akabanza agategereza byibuze iminota 30 akabona ubugenda. Iyo bitagenze uko, usanga ucugushije bya biryo birimo kugogorwa, ugasanga ya acide gastrique imeze nk'ishaka kuzamuka mu muhogo, maze ukarwara ikirungurira cyangwa ukumva ku mwinjiriro w'igifu hadatekanye. Ibi bishobora no gutuma umubiri wawe uhita unanirwa vuba, maze ugatangira kumva unaniwe, maze ugatangira gusinzirira aho wicaye cyangwa aho ukorera. Ni byiza kuruhuka byibuze iminota 30 ukabona ubuhaguruka ngo ujye ku rugendo. Gusa wibuke ko kuruhuka muri iminota 30 ntabwo uba ugomba kuryama. Hari rimwe mu ibanga abahanga mu by'imitekerereze bagaragaje ushobora kwifashisha ukaruhura ubwonko mu gihe gito. Bavuze ko ushobora kwicara ku ntebe ahantu hatari urusaku cyangwa ukumva umuziki utuje kuri volume nkeya, maze ugafata ikintu ushobora gufata mu kiganza ku buryo bukoroheye, maze ugafunga amaso
ugatuza ukishakamo ibitotsi. Reka dufate urugero rw'uko ufashe mu ntoki nk'imfunguzo. Nyuma yo gufata imfunguzo, hombeka amaso wishakemo ibitotsi. Iyo ugeze hantu uba wumva utangiye gusinzira, uba umaze kuruhuka. Ikizabikubwira ni uko intoki zawe zizananirwa gukomeza gupfumbatiza za mfunguzo, maze intoki zawe zikarekura imfunguzo ukumva zitakaye hasi. Iyo ibi bibaye uba umaze kuruhuka. Gusa ushobora kudakoresha imfunguzo, ugakoresha ikindi kintu wafata mu ntoki ku buryo iyo kiguye hasi ucyumva, ariko nanone cya kintu kitagwa hasi ngo cyangirike. Iyi ni ingando online mukomeje gukurikira. Niba utarakora subscribe, aka niko kanya keza ko kuyikora. Nuyikora uzajya ubona n'ibindi biganiro tugutegurira buri gihe. Reka dukomereze ku kintu cya gatanu ugomba kwirinda gukora nyuma yo kurya. Ntabwo ari benshi muri twe bafite umuco mwiza wo koza amenyo buri gihe mu gihe barangije kurya. Akenshi koza amenyo nyuma yo kurya ntabwo tubyitaho. Abantu benshi bakunda koza mu menyo mu gitondo babyutse bagiye ku kazi, cyangwa bakoza mu menyo mu gitondo kuko babyuka bumva mu kanwa hashaririwe cyane. Abandi boza amenyo mu rwego rwo kuyagirira isuku no kwirinda impumuro mbi yo mu kanwa. Ariko koza amenyo birenze ibyo tumaze kuvuga, cyane cyane iyo ukunda koza amenyo buri gihe urangije kurya. Mu kanwa kacu ni hamwe mu hantu habarizwa za mikorobe nyinshi ku mubiri wacu. Byibuze mu kanwa k'umuntu mukuru watangiye kurya habarirwa mikorobe zisaga miliyaridi 6 zigabanyije mu moko 700 atandukanye. Gusa izi mikorobe ntacyo zitwara umubiri wacu kuko zifasha mu murimo w'igogora. Ariko biba kaga iyo turangije kurya hakagira udusigazwa dukeya tw'ibiryo dusigara mu kanwa. Iyo hari ibiryo bisigaye mu kanwa, twatunyabuzima dutoya dutuye mu kanwa kacu ari two mikorobe duhita twirunda ahantu hasigaye ibiryo, tukabicagaguramo uduce dutoya tudashobora kubonesha amaso yacu, ku buryo bikunze kuba inshuro nyinshi bigeraho tugatangira gucukura amenyo yacu dukurikiyemo ibiryo biba byafashemo. Ibi ngibi biba akarusho iyo ibyo wariye ari ibintu bikungahayemo amasukari, kuko isukari ubwayo nayo iri mu bihangara amenyo yacu igatuma avunguka cyangwa agacukuka. Niyo mpamvu abahanga mu by'ubuzima batugira inama yo kwirinda kurya ibintu bikungahayemo amasukari mu gihe tutari bubone uburyo bw'ako kanya bwo guhita twoza amenyo yacu. Ibyiyongera kuri ibi ni ukoza amenyo n'umuti wabugenewe buri uko urangije gufata amafunguro, ariko cyane cyane mbere yo kujya kuryama. Icya gatandatu ugomba kwirinda nyuma yo gufata amafunguro. Nyuma yo gufata amafunguro usanga hari abantu bafungura umukandara. Gufungura umukandara nyuma yo kurya biba bigaragaza ko wariye ibiryo byinshi. Kurya ibiryo byinshi ni igihe wariye ibiryo bikarenga ubushobozi bw'igifu ku buryo kiba kimeze nk'ikigiye kuzura, ku buryo kitabona uko gikora umurimo wo kugogora cyisanzuye. Hari n'urwego umuntu ashobora kurya ibiryo byinshi igifu mu buryo kamere kigatuma bigarura kugira ngo kibone umwanya wo gukoreramo cyisanzuye. Wenda wowe ushobora kutarya ngo ugeze kuri uru rugero, ariko bibaye ngombwa ko ufungura umukandara nyuma yo kurya, aba ari ikimenyetso kigaragaza ko wariye byinshi. Ni byiza rero ko mbere yo kurya wafata amafunguro utambaye imyenda ikuziritse mu nda, kugira ngo bikurinde kuba warya ibiryo byinshi utabizi mu gihe ugiye kuryama. Kurya ibiryo byinshi ukumva urahaze koko ugiye kuryama ntabwo ari byiza. Iyi ni ingando online muteze amatwi. Mbashimiye ko mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira. Niba hari icyo wungukiye muri iki kiganiro, ntubure gukora subscribe no kuduha like. Ushobora no kugisangiza inshuti zawe ukanda ahantu handitse share. Uramutse hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ufite, cyangwa icyo wifuza ko twazagarukaho mu biganiro byacu bitaha,
wabitugezaho binyujije mu mwanya wagenewe komenti cyangwa ukabinyuza kuri paji yacu ya Facebook yitwa Ingando Online. Ibitekerezo byanyu tuzabisoma maze tubasubize. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.